ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 0781515024. Mumeze mute banyarwanda, mumeze mute abari hirya no hino. Nivuga Ngingo TV nge ndi Isaac Ishimwe, nk'ibisanzwe. Uyu munsi reka nze tugaruke ku nkuru yigeze kubabaza abanyarwanda benshi mu minsi yashize. Abantu bakajya bibaza bati se ubuyobozi bukuru bw'igihugu ibi bintu byabuvuzeho iki? Iyo nkuru nshaka kugarukaho nta yindi, ni inkuru y'abageni bigeze kurazwa muri stade, ariko tugategereza kureba ko nka nyakubahwa perezida wa repubulika yagira ikintu abivugaho, cyangwa se abandi bayobozi batandukanye bakuru, usibye wenda kuvuga ngo polisi gusa cyangwa se abandi bantu turaheba. Ariko noneho kuri uyu munsi nyakubahwa yagize ikintu abivugaho. Iyi nkuru ngiye kubasomera cyangwa se ngiye kubabwira iragira iti: Perezida Kagame yavuze ku barajwe muri stade n'abageni bavugishije benshi. Ni inkuru muraza gusanga namwe ku Gihe niwumva ushaka kuyisomera, ariko ngewe nyine noneho reka nze nyibasomere, sibyo ra? Iyi nkuru iragira iti: Perezida Kagame yagarutse ku myitwarire yakunze kuranga abanyarwanda mu gihe cyangwa se mu bihe igihugu kirimo byo kurwanya COVID-19, avuga ko uru rugendo rureba inyungu rusange, nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Ibintu n'ubundi akunze kugarukaho ku rukuta rwe rwa Twitter, nkunze kubibona. Niba nawe umufollowinga kuri Twitter yiwe, ibyo bintu nyine ukunze kubibona ko akenshi abigarukaho. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo kuri uyu wa gatanu yayoboraga inama y'iminsi ibiri. Ubwo yayoboraga inama y'iminsi ibiri ya komite yaguye ya FPR Inkotanyi yabereye ku cyicaro cy'uyu muryango i Rusororo mu karere ka Gasabo. Umukuru w'igihugu yavuze ko mu bushobozi buke igihugu gifite cyabashije guhangana na COVID-19 mu buryo bwose, bitari ku rwego rw'akarere ahubwo ku rwego rw'isi muri rusange. Ibintu abanyarwanda twese tubona. Muri uru rugendo hari abantu benshi bagiye bafatwa barenze ku mabwiriza yashyizweho yo kwirinda iki cyorezo no kugikumira. Abo barafatwaga bagashyirwa muri stade hirya no hino mu gihugu, bagasobanurirwa ingamba zo kwirinda, bagasabwa gupimwa, bagacibwa amande, hanyuma bakarekurwa. Umunsi ku wundi niko abantu bahimbaga amayeri atuma bashaka uko baca muri humye polisi y'igihugu, kugeza naho hari abageni bafashwe bagashyirwa muri stade, umukobwa yambaye agatimba, bigateza amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Kagame yavuze ko muri uru rugendo rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 hari abakoraga ibitari byo. Yavuze ko abaraye muri stade abandi ubanza bararaye muri za gereza. Hari n'abandi barusimbutse ku mpamvu zindi zitandukanye. Hari n'abakoraga ibitari byo, bamenya ko abantu baje kubafata bakambara iby'ubukwe, byarangiza bikajya kuri za mbuga byacitse ngo mutinyuka gufata n'abageni. Murihanganira gusa kuko iki nyine ni concept nawe ushobora kumva, nyine ukumva koko igusekeje hagati aho ngaho. Ahubwo akomeza agira ati ngo ahubwo ngira ngo ikibazo kibazwa cyagakwiye kuvuga ngo ariko n'abageni burya batinyuka kwica amategeko. Usibye ko hari ibyo nasomaga kuri izo mbuga, baje no kumbwira ko abo bantu byitwa ko bafatiwe mu bukwe n'abantu bagize batya bari mu bindi, bumvise ko abapolisi baje baranyaruka barihinda bajya gushyiramo imyambaro y'ubukwe. Ariko muzitegereze neza amafoto, iyo myenda nta nubwo iteye ipasi. Reka nsome iyi paragraphe neza. Ngo ahubwo ngira ngo ikibazo kibazwa cyagakwiye kuvuga ngo ariko n'abageni burya batinyuka kwica amategeko.
ngo usibye ko hari ibyo nsoma cyangwa se nasomaga kuri izo mbuga, baje no kumbwira ko abo bantu byitwa ko bafatiwe mu bukwe ari abantu bagize batya bari mu bindi, bumvise ko abapolisi baje baranyaruka barihinda bajya gushyiramo imyambaro y'ubukwe. Ariko muzitegereze neza amafoto, iyo myenda muzitegereze neza amafoto, iyo myenda nta nubwo yari iteye ipasi, ntabwo babonye umwanya, babihubujeyo gusa. Yavuze ko hari n'abandi barenga ku mabwiriza bajya gufatwa bagahamagara ambulance bigize abarwayi. Ejo bundi hari n'uherutse kumbwira ngo ngo iyo ahuye n'abapolisi babwira ko agiye kubyara, narabyumvise nanjye ndaseka. Ni nabyo n'ahangaha bagarutseho. Perezida Kagame yavuze imikorere nk'iyo yatuma ntacyo igihugu kigeraho, atanga urugero nko ku nkingo, ko mu gihe hatabayeho gukorera mu mucyo zishobora nazo kwibwa. Ibintu byagiye bivugwa no mu bindi bihugu, aho twagiye twumva ibihugu bicuruza inkingo za magendu, inkingo zitangwa n'igihugu, ugasanga igihugu nyine gifite abantu bazicuruza magendu, abantu bazicuruza nyine ku biciro byabo kugira ngo abantu bikingire. Ku ruhande rumwe ni byiza, ni ukugeza inkingo ku bantu cyane, ariko nanone murumva ko ari ikibazo. Ati erega hari n'ushobora kuzifata akazambutsa umupaka akazigurisha abandi, bya bindi nari mvuze. Birashoboka iyo hatari imikorere mizima, zizagera hano bazipakire mwumve ngo zambutse umupaka, zagurishijwe abantu bangahe bashyize mu mufuka wabo, cyangwa kuzibona abafite ubushobozi, abayobozi, abajenerali, abaminisitiri, mukirebera bene wanyu akaba ari bo muziha rubanda bakagwa iyo baguye. Iyo mikorere yaba ari bwoko ki? Ni ikibazo yabazaga abari bateraniye hariya i Rusororo. Yakomeje agira ati ibi ni ibintu umuntu akwiye kubibutsa buri munsi kugira ngo ibintu bikorwe ari bizima. Havuzwe byinshi, nimukenera kumva ibintu byinshi kuri iyi nkuru muraza kujya wenda kugiye namwe mwisomere, ariko ngewe icyo nashakaga kugarukaho yari iyi nkuru nyine yacicikanye cyane twese tukayumva. Iyi nkuru yavugaga kuri bano bageni bacu bigeze kurara muri stade. Mwumvise ko ubwe yivugiye ko hari abamubwiye, nyine yabwiwe ko bariya nyine ari abantu bumvise ko baje kubafata bagahita bahubuza imyenda aho yari iri bakayikubitamo itanateye ipasi. Ibintu mushobora wenda kuza kureba aya mafoto mukikurikiranira. Ngiye icyo nari ndimo gukora kwari ukubasomera inkuru. Nivuga Ngingo TV, nge ndi Isaac Ishimwe. Mukomeze kugira ibihe byiza.